Amahoro amahoro bwoko bw'Imana, ndabasuhuje abaherereye hirya no hino ku isi. Bwoko bw'Imana mwumva ururimi rw'ikinyarwanda, ikirundi ndetse n'ababashije gusobanura mukoresheje urundi rurimi. Yego, ndabasuhuje amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Rero ubasuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Turi mu mwanya w'ikiganiro tumenye amateka mwibukamana. Yego, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi. Yego, n'ubundi kuri uyu murongo wa Irera TV1 twungukiraho byinshi cyane byimbitse mu iyobokamana, dore ko tumenyeramo iby'ingenzi tugomba gukora cyangwa no kubahiriza nyirizina. Birakwiye yuko tugomba kuba turi aho tugomba kuba turi kandi tuhakora n'icyo tugomba kuhakora. Byaba bitangaje cyangwa byaba ari n'ikibazo kwisanga ahantu utakagombye kuba uri ndetse urimo no gukora icyo utagomba gukora. Rero mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi, dushake uburyo tumenya kandi tunasobanukirwa icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana, tucyubahiriza uko kiri. Ese turaza kubimenya gute? Turabibwirwa n'iki? Turaza kubifashwamo n'iki Imana ishaka nyirizina cyangwa n'iki tumenyesha, tukabisanga mu gitabo cya Bibiliya n'ubundi. Rero nk'ubwoko bw'Imana niho usanga intego yacu n'ubundi ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko tumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana ryerekana inzira y'ubwami bw'Imana cyangwa kujya mu bwami bw'Imana. Rero nk'ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Rero ubwoko bw'Imana tugiye gufatikaniriza hamwe ku uyu munsi, turebere hamwe n'ubundi incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 27 z'ukwezi kwa mbere. Muri aya mateka turumvamo John Chrysostom, umubwiriza ukomeye mu gihe cye, cyangwa wabaye umubwiriza ukomeye mu gihe cy'imyaka ye yabayeho kuri uyu mubumbe w'isi. Yego, niho turareba kandi muri kino kiganiro tumenye amateka mu iyobokamana. Ego, urasobanukirwa uburyo ugomba gukora ibyo wahamagariwe bigishoboka. Rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye muri aya mateka, tugiye kwinjira ku buryo burambuye, turareba nyirizina abantu babayeho mu gihe cy'aya mateka, nimba barakoraga icyo Imana ibasaba gukora. Nidusanga barakoraga ibyo bagomba gukora, turabigiraho tubyongere ku byo n'ubundi tugomba kubahiriza, cyangwa badutera ishyaka natwe nyirizina. Rero nidusanga barabusanyije n'icyo Imana ishaka, turava mu kinyoma cyabo ndetse tutinacyamagane, ahubwo twe dushaka icyo Imana ishaka ko twakora, aba aricyo twubahiriza. Turabibwirwa n'iki cyangwa turabisobanukirwa gute? Turifashisha igitabo cya Bibiliya, dore ko ariho dusanga imvugo y'Imana n'iraza kwemeza icyo tugomba gukora nk'ubwoko bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana tuvatikaniriza hamwe turebe aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 25 tariki 27 mwihangane 27 z'ukwezi kwa mbere. Ku ya 27 Mutarama mu mwaka wa 398, John Chrysostom, umubwiriza ukomeye mu gihe cye, yeguriwe ubwepiskopi. Yego, yeguriwe kuba umwepiskopi wa Constantinople. Yego, aya mateka twatangarijwe n'ubundi n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. ugiyeyo wasanga aya makuru ku buryo burambuye cyangwa amateka ku buryo burambuye bwimbitse. Yako twebwe turareba nyirizina, ese uyu nguyu John Chrysostom yabaye umubwiriza cyangwa umwigisha ukomeye cyane. Tugiye tugiye kumureberaho nyirizina iki ngiki yakoze, kuba yarabikoze abishyizemo umwete n'ishyaka mu gihe cye, yarabikoze mu gihe cye. Icyo nicyo gihe tugiye kurebaho, ntabwo tugiye kureba nyirizina icyo yigishaga cyangwa icyo yabwirizaga, ahubwo tugiye kureba uburyo ki yakoresheje igihe cye, yakoresheje iminota ye, uburyo yakoresheje iminsi ye yabaye muri iyi si n'imyaka yabayeho muri iyi si, igihe cye yagikoresheje uko kiri nk'uko amateka arimo kubitugaragariza. Ese ijambo ry'Imana nk'uko twabibonye mu ncamake y'aya mateka, tugiye kurebera hamwe cyangwa ugiye gusobanukirwa uburyo ugomba gukora ibyo wahamagariwe bigishoboka. Yego, turifashisha n'ubundi igitabo cya Bibiliya kugira ngo tubashe kunoza icyo Imana ishaka nyirizina.
nk'ubwoko bw'Imana n'ubundi duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, duhora twiga, yego duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana ndetse tukanaterwa n'ishyaka no gusobanukirwa iby'Imana ishaka, yego nk'abazagororerwa mu bwami bw'Imana. Iby'Imana ishaka turabisobanukirwa tubisanze mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Rero niho tugiye kwifashisha igitabo cya Bibiliya tureba mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 9 ku murongo wa 4, niho hagira hati mwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ijambo ry'Imana ritweretse yuko Yesu Kristo ariwe wari muhamya hano cyangwa arimo kuvuga yuko ngo akwiye gukora imirimo y'uwamutumye hakiri ku manywa, yego bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Ngira ngo iri jambo ry'Imana rirerekana yuko nyirizina natwe dukwiriye gukora bikidushobokera, cyangwa bigikunda, cyangwa ugifite izo mbaraga, ugifite ubwo bushobozi, ugifite ayo mafaranga, ugifite ubwo buryo, kora igihe ni iki ngiki. Menyekanisha ubutumwa ukibasha kuvuga, menyekanisha ubutumwa ukibasha kugenda, menyekanisha ubutumwa bwiza ugifite izo mbaraga, menyekanisha ubutumwa bwiza ugifite izo muwaye zo kugenda, yego byo gukoresha, yego vuga ubutumwa bwiza ukibasha kurangurura, ugifite ayo mafaranga basha kuba wabikora ubu ngubu. Yego ijambo ry'Imana rirerekana yuko dukwiriye gukora imirimo bigidukundira cyangwa bigishoboka, mu gihe ukibasha kuvuga, mu gihe ukirimo no kubona aho wabwira, bikore bigishoboka ubu ngubu. Yego irindi jambo ry'Imana mu buhanuzi bwa Yesaya ibice 55 ku murongo wa 6 niho hagira hati nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Muri makeya birakwiye yuko igihe cyawe, ubwenge bwawe, imbaraga zawe, ubushobozi bwose ufite, yego uburyo bwose ufite, muwaye zose ufite, zikoreshe mu gihe bikigushobokera ubu ngubu. Yego uracyabasha kuvuga bigakunda, social media urimo kuyikoresha wabasha kuyikoresha, imbaraga ugifite zo kuvuga, kuba wagenda wakora ikintu runaka, ibyo ngibyo bikirimo kugushobokera ubu ngubu, bikoreshwe muri aka kanya, kuri uyu munota, kuri uyu munsi, muri uyu mwaka, muri uku kwezi. Tangira ubikora ubu ngubu kuko nta kindi gihe ufite. Igihe ufite ni iki ngiki. Uburyo ufite bwo gukoresha wakabajijwe cyangwa wabazwa cyangwa utakwireguzaho, ni uko ukwiye gukoresha iki gihe nk'iki ngiki cyawe. Rero bwoko bw'Imana ndabashimiye kuri murongo wa Irera TV duhuriraho twiga byinshi cyane mu buryo bwimbitse. Ubu ngubu twari turimo kurebera hamwe nyirizina, turimo dusobanura uburyo ugomba gukora ibyo wahamagariwe bikigushoboka cyangwa bikigushobokera cyangwa bikigukundira. Rero ibyo ngibyo byose urimo kubonera uburyo wakora, ibyo ngibyo bari byo ukora, kandi kugira ngo uze kubahiriza icyo wahamagariwe ugomba gukora, urakimenyeshwa n'ibyanditswe muri Bibiliya. Nk'uko twagiye tubibona mu biganiro byatambutse, hari ikiganiro cy'uruhererekane tujya turebaho kivuga ngo kwiga ijambo ry'Imana nabyo biri mu ntego nyamukuru y'ubuzima bw'ikiremwamuntu kuri uyu mubumbe w'isi. Hari n'ibindi byinshi cyane uba ugomba gukora no kubahiriza, hamwe no kuyoborwa n'umwuka w'Imana, unabyubahiriza unabijyamo nyirizina, atari uko bakubwiye ngo iki ni intego nyamukuru y'ubuzima bwawe kuri uyu mubumbe w'isi. Ariko kwiga ijambo ry'Imana riraza kuguhishurira byinshi cyane ukwiriye kunoza cyangwa kubahiriza. Ndabashimiye rero bwoko bw'Imana muboneka hirya no hino, mudahwema kubana natwe. Nawe ukigera kuri uyu murongo wa Irera TV muri bino biganiro, ndagusaba kugira ngo utagenda udakoze subscribe, kugira ngo buri kiganiro cyose kijye kikugeraho, kandi tubashe kwigana Bibiliya buri munsi. Buri munsi twiga Bibiliya kuri uyu murongo wa Irera TV. Ntugacikanwe, tureba iby'ingenzi tugomba kubahiriza nk'ubwoko bw'Imana, nk'abazaragwa ubwami bw'Imana. Turimo kureba icyo Imana idusaba, tutareba icyo abantu badusaba. Yego ndabashimiye nk'ubwoko bw'Imana, buri gihe buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru, kandi intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, by'umwihariko tukamenyekanisha inzira y'ukuri ijya mu bwami bw'Imana.
rero nk'ubwoko bw'Imana intego yacu uyisanga muri ibyo byose tuba turimo gukora n'ibyo tuba turimo kuganira nyirizina. Rero ndabashimiye, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.